Burya kimwe mu bintu abantu benshi bashobora gukoresha nk'umuti ni gombo. Ariko abantu benshi ntabwo bazi ko gombo burya ishobora gukora mu kuvura ibibazo byinshi bishobora gutera ibibazo mu mubiri wacu. Gombo burya ni nziza cyane ku bagore ndetse no ku bagabo. Gombo burya ishobora kukuvura kanseri ndetse no kugabanya ibyago byo kwibasirwa na kanseri nyinshi. Ku bagore burya gombo ishobora kuringaniza ndetse no gusubiza ku murongo imisemburo yagize ikibazo. Gombo nanone ishobora guha umubiri wabo ubushobozi bwo kuba wagira ubuhehere ndetse n'ububobere buhagije ndetse no kuba bagira uruhu rwiza. By'umwihariko rero uyu munsi tugiye kuganira kuri gombo kubera ko twagiye tubibazwaho n'abantu benshi dusanga badafite amakuru arambuye kuri gombo. Ndetse ugasanga bafite n'amakuru atuzuye babaha hirya no hino. By'umwihariko rero turakubwira akamaro ka gombo haba ku bagore ndetse no ku bagabo. Turagenda tukubwira buri kamaro kuri buri gitsina byihariye. Ndetse nanone turanakubwira ngo ni ryari gombo iba nziza. Tukubwira intungamubiri dusanga muri gombo zituma iba agatangaza. Ubundi tunagusobanurira impamvu gombo ari kimwe mu biribwa, kimwe mu mboga zihariye buri wese agakwiye kurya. Muri make turakubwira ngo ni iki kigira gombo agatangaza. Tunakubwire rero n'uburyo butandukanye wategura gombo niba wifuza kuyirya. Njya gutegura kino kiganiro naje gushaka amakuru kuri gombo, nza gusanga hirya no hino mu masoko yo mu Rwanda icuruzwa. Burya zigira amazina atandukanye. Gombo ishobora kwitwa gombo cyangwa se gumbo, ishobora no kwitwa ladies finger ndetse nanone izwi ku izina rya okra. Ayo ni amazina yose ashobora gukoreshwa, ariko mu Rwanda tuzi cyane ku izina rya gombo. Iyo rero winjiye mu mateka ya gombo usanga cyane cyane mu bihugu bya Nigeria, cyane cyane n'ibyo bihugu biherereye mu burengerazuba bwa Afurika, gombo ni umuti ku buryo rwose bashobora kuyirukaho ugasanga abantu barimo kuyirwanira ku isoko bayigura. Tudatinze rero ngo tujye mu bintu byinshi, reka turebere hamwe gombo ibyiza byayo ndetse turebere hamwe n'intungamubiri dusanga muri gombo. Burya gombo ibonekamo intungamubiri zitandukanye zirimo amavitamine, imyunyungugu ndetse n'ibinyabutabire by'ingenzi. Gombo burya dusangamo kalori. Byibuze muri garama 100 za gombo dusangamo kalori zingana na kilokalori 33. Gombo dusangamo proteine nanone zingana na garama 2. Ni ukuvuga muri garama 100 za gombo. Muri garama 100 za gombo nanone dusangamo vitamine zitandukanye nka vitamine C ku kigero cya 36% byo dukenera ku munsi. Muri za garama 100 za gombo dusangamo ibyitwa fibre bingana na garama 3.2. Nka vitamine C ni ingenzi cyane mu gutuma ubudahangarwa bw'umubiri mu rwego rwo guhangana n'indwara bwiyongera. Ndetse vitamine C inatuma tugira uruhu rwiza, uruhu rukeye kandi runyereye n'umusatsi mwiza. Nka fibre yo ituma ibibazo byose ufite byo mu nzira zigogorwa bikemuka, cyane cyane nk'abagira ibibazo by'indwara za constipation. Gombo nanone dusangamo vitamine A ku kigero cya 44% byo dukenera ku munsi. Vitamine A murabizi ni vitamine ituma amaso yacu abona neza kandi iturinda ubuhumyi. Vitamine A burya si byo gusa ikora, kuko burya ishobora no gutuma umuntu akora neza, cyane cyane burya nko ku bana. Muri gombo nanone dusangamo ibyitwa folate ku kigero cya 15% byo dukenera ku munsi. Folate burya ni na vitamine B9, ikaba ari vitamine ikenerwa cyane cyane ku bagore batwite, kubera ko burya ituma babasha kubona amaraso ahagije ndetse ikabasha no kugabanya ibyago byo kuba umwana ashobora kuvukana ubusembwa ku ruti rw'umugongo. Muri gombo dusangamo umunyungugu witwa magnesium, nawo ukaba ari ingenzi cyane ku mikorere y'umutima, mu gukomeza amagufwa ndetse no ku mikorere y'impyiko muri rusange. Muri gombo dusangamo potassium ku kigero cy'9% byo dukenera ku munsi. Potassium nayo murayizi ni imwe mu myunyungugu y'ingenzi cyane mu gutuma umutima wacu ukora neza, mu kugabanya umuvuduko w'amaraso ukabije ndetse no gutuma impyiko zacu zikora neza. By'umwihariko rero twavuze ko turi bugende turebera akamaro gatandukanye ka gombo ku bagabo ndetse no ku bagore. Reka duhere ku bagabo rero.
Burya se wari uzi ko gombo ishobora gutuma umugabo akira ikibazo cyo kutabyara cyangwa se ikibazo cyo kutabyara yari afite gikemuka? Ako ni akamaro ka mbere ka gombo ku burya ku gitsina gabo. Nibyo rwose nk'uko bigaragazwa n'ingingo zitandukanye, muri gombo dusangamo ikinyabutabire cyitwa quercétine. Ni ikinyabutabire kigira ingaruka nziza ku mikorere y'imyanya myibarukiro y'umugabo, ndetse icyo kigatuma nanone intangangabo zivuka zifite umwimerere mwiza kandi zikomeye zimeze neza. Muri rusange nko ku bagabo basanzwe bafite ibibazo byo kutabyara bitewe no kuba intanga zabo zitameze neza, morphologie zazo zitameze neza, buryo bashobora gukoresha gombo ishobora gutuma cya kibazo gikemuka. Mu gihe umugabo ariye gombo akazirya nk'imboga, yari asanzwe afite icyo kibazo kiba gishobora gukemuka. Akamaro ka kabiri ko kurya gombo ku bagabo ni uko burya ishobora gutuma ibibazo cyangwa se uburwayi bwa prostate babukira cyangwa se ntibaburware. Burya abagabo benshi barengeje imyaka 50 baba bafite ibyago byinshi byo kuba barwara prostate. Prostate ni kanseri cyangwa se gishobora no kubyimba prostate itaraba kanseri. Burya kurya gombo rero bigabanya ibyago byo kubarwara prostate. Ibyo bigaterwa hanini na vitamine C dusanga muri gombo, igabanya ibyago byo kuba prostate yawe yarwara. Prostate ni agasabo k'intangangabo. Akamaro ka gatatu ka gombo ku bagabo ni uko burya ituma umutima wabo ukora neza, ndetse ikagabanya n'umuvuduko w'amaraso ukabije. Muri rusange abagabo basanzwe bafite uburwayi bwa hypertension barya gombo. Nk'uko twivuze dutangira, muri gombo dusangamo umunyungugu witwa potassium, ukaba ari umunyungugu mwiza ugabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima, ndetse ukabasha no kuringaniza umuvuduko w'amaraso ukabije ukajya ku kigero cyiza. Muri rusange rero kurya gombo bigabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima ndetse no kubarwara hypertension ku bagabo, ndetse burya bikagabanya n'impfu z'abagabo benshi, kubera ko burya abagabo ahanini bakunda guhitanwa n'indwara z'umutima. Akenshi hano nyine ku isi yose usanga abagabo bahitanwa n'indwara z'umutima ku kigero kiri hejuru bitewe n'uburyo babaho. Abagabo barya ibiryo birimo amavuta menshi, barya inyama nyinshi, banywa amayoga menshi. Ibi byose bigatuma rero bahitanwa n'indwara z'umutima ku kigero kiri hejuru ugereranyije n'abagore. Akamaro ka kane ko kurya gombo burya ni uko yongera libido, ndetse gatuma n'umugabo igitsina cye gifata umurego, akabasha gutera akabariro neza nta nkomyi. Burya gombo ni nziza ku bagabo kubera ko tuyisangamo intungamubiri zitandukanye zirimo nka folate, magnesium ndetse na zinc. Izo zose zikaba ari ingenzi cyane mu gutuma umugabo agira ubushake buhagije bwo gutera akabariro, ndetse no gutuma imisemburo itandukanye yo mu mugabo ivuburwa neza, bityo akabasha kugira ubushake buhagije bwo gutera akabariro, ndetse n'igitsina cye kikabasha gufata umurego. Burya ngo kurya gombo ku mugabo bituma agira stamina mu gikorwa cyo gutera akabariro, ndetse na libido ze zikiyongera. Akamaro ka gatanu ko kurya gombo ku mugabo ni uko burya ituma imikaya yishobora gukira vuba kandi ikabasha no gukura. Burya gombo ngo ishobora gutuma umugabo azana ibizigira, ndetse no mu gihe afite imikaya imubabaza ikabasha gukira bitewe no kurya gombo gusa. Burya gombo tuyisangamo vitamine atandukanye, ndetse tukayisangamo n'imyunyungugu nka magnesium ndetse na vitamine zo mu bwoko bwa B. Ibi byose bikaba bifasha rero umuntu wariye gombo, cyane cyane nk'umugabo wakoze siporo akaba yananiwe cyane imikaya imubabaza, kuyariye gombo ya mikaya irakira. Magnesium nanone dusanga muri gombo ituma umugabo adashobora kwibasirwa n'imbwa, cyangwa se kwa kundi ufatwa n'imbwa mu mikaya, cyangwa se ngo ushobora kugira ibindi bibazo by'imikaya. Vitamine B dusanga muri gombo nanone yongera metabolism y'umubiri, bityo umubiri ukabasha kubona imbaraga. Reka rero turebere hamwe n'akamaro ka gombo ku bagore by'umwihariko. Burya gombo ni nziza ku bagore nk'uko tubivuze dutangira, ituma bagira uruhu rwiza, muri rusange ituma ibaha ibyiza byinshi. Akamaro ka mbere ka gombo burya ku bagore ni uko burya ku mugore utwite ari agatangaza gombo akwiye kuyirya, kandi igira ingaruka nziza ku mwana uri mu nda. Nk'uko twabivuze gombo burya dusangamo folate. Folate ikaba ari nziza cyane ku mugore utwite. Folate ituma umwana atavukana ikibazo cy'uruti rw'umugongo rudateranye, cyangwa se ubusembwa buzwi nk'inyonjo. Nanone burya gombo ituma ubwonko bw'umwana bubasha gukura neza, bityo akazavuka ari umwana w'umuhanga kandi ufite ubwenge bujyanye n'igihe, cyangwa se bujyanye n'imikurire ye.
Akamaro ka kabiri ka gombo ku mugore ni uko burya ituma bagira uruhu rwiza kandi ikabarinda gusaza. Burya ibanga ryo kugira uruhu rwiza ku mugore burya ni ibyo arya ntabwo ari ibyo yisiga. Ibyo yisiga bishobora gutuma asaza ahubwo ku muvuduko uri hejuru. Ariko ibyo arya burya bihera imbere mu mubiri. Cyane cyane burya na gombo ituma umugore agira uruhu rwiza rwose. Ugasanga aranyereye afite uruhu rwiza rufite itoto, uruhu rwose rufite amazi ahagije, uruhu rukweduka kandi ruzira iminkanyari. Ahanini ibyo biterwa na vitamini C dusanga muri gombo ituma umubiri we ubasha gukora ibyitwa collagen. Collagen ni ubwoko bwa poroteyine iboneka mu ruhu ituma rukweduka rukanoroha nyine ukasa n'umuntu ukiri muto kandi ukuze. Icyongeraho burya gombo kuyirya bigabanya kuba imirasire yo ku izuba ya ultraviolet cyangwa se amaradiation atandukanye cyangwa se pollution zituruka ku kirere bishobora kwangiza uruhu rwawe bigatuma usaza imburagihe. Muri make kurya gombo biha ubudahangarwa umubiri wawe, ndavuga uruhu, ku buryo rutangizwa n'ibintu bitandukanye. Akamaro ka gatatu ko kurya gombo ku mugore burya ni uko bibasha kubalansa hormone cyangwa se imisemburo ye, bikagabanya n'ibimenyetso by'umugore uri mu gihe cy'imihango kwa kundi ababara. Burya gombo ibonekamo ibyitwa phytoestrogen. Ni estrogen ikomoka ku bimera cyane cyane nyine, ariko ikaba ari estrogen, ukaba ari umusemburo w'ingenzi cyane mu gutuma abagore baba beza, bamera kigore, bakagira umubiri mwiza, bakabasha kwitwara neza ndetse bakagira n'ubuzima bwiza. Muri rusange rero kurya gombo bituma umusemburo wa estrogen wiyongera, ndetse ahanini bikaba bishobora no kuvura ububabare bwo mu mihango ndetse n'ibindi bibazo byaterwa no kuba ufite imisemburo mike mu mubiri mu gihe uri umugore. Akamaro ka kane ka gombo ku mugore burya ni uko ituma amagufwa ye akomera, ndetse ikaba ishobora no kugabanya ibyago byo kuba bakwibasirwa n'indwara yitwa osteoporosis itera kumungwa kw'amagufwa. Burya abagore bageze mu gihe cya menopause, no kuvuga abagore bari hejuru y'imyaka 49 gusubiza hejuru, ariko hari n'igihe menopause ishobora kuza nko ku myaka 45. Bano bagore bafite ibyago byinshi byo kuba amagufwa yabo ashobora kumungwa, bakaba bashobora no kuvunika mu buryo rwose bworoshye nta n'ikintu kibakozeho cyangwa se badanaguye hasi. Bikaba ari byitwa pathological fracture. Ni ibintu rwose ushobora gusanga nk'umuntu w'umukecuru ukabona yavunitse yewe watanaguye hasi cyangwa se nta n'ikintu cyamuvunnye. Ubu rero ni uburwayi buterwa no kuba bari barageze mu gihe cya menopause, amagufwa ye bagatangira kumungwa bitewe n'amahormone agabanuka. Kurya gombo rero ku bagore bageze mu gihe cya menopause bishobora gutuma batandukana na buno burwayi. Ibyo biterwa na vitamini K dusanga muri gombo ndetse n'umunyungugu witwa calcium. Ibyo byose bikaba bikomeza amagufwa ndetse bikagabanya ibyago byo kwasirwa n'indwara ya osteoporosis yibasira abagore bageze mu gihe cya menopause. Osteoporosis ni indwara mbi ku bagore, ndetse ahanini kuba amagufwa y'abamungwa biterwa no kuba umusemburo wa estrogen ugabanuka. Iyi estrogen ni ingenzi cyane ku mugore kuko burya niyo ituma umugore aba umugore rwose. Rero kurya gombo bituma umusemburo wiyongera kandi bikagabanya ibyago byo kuba bashobora kugira ubwo burwayi bwa osteoporosis. Akamaro ka gatanu ko kurya gombo burya ku mugore ni uko ituma bagira umusatsi mwiza ndetse ukabasha no gukura neza. Burya umusatsi wawe ni ibanga by'ibyo urya ndetse n'ibyo usigamo. Ibyo urya rero burya hazamo na gombo. Gombo burya ituma umusatsi uba mwiza, ukaba umukara ndetse ntubashe no gucikagurika bya hato na hato. Hari vitamini A dusanga muri gombo ituma umusatsi umera neza rwose, ndetse na vitamini C nayo ituma ugira umusatsi mwiza kandi ukomeye. Reka turebere hamwe rero abagore ndetse n'abagabo ibyiza gombo ishobora kubaha bahuriyeho. Ibyiza bya mbere byo kuba ushobora kurya gombo uwo waba uri we wese, waba uri umugore, umugabo, umwana, umukecuru cyangwa se undi muntu wese, nuko burya ituma igogora y'ibyo wariye rikorwa neza, muri make supportinga digestive system yawe. Ibyo biterwa na fibre dusanga muri gombo. Iyi fibre rero ituma igogora y'ibyo twariye rikorwa neza, umusarani wawe ukabasha kuremwa neza ndetse ukabasha no kwituma neza nko ku bantu basanzwe bafite uburwayi bwa constipation cyangwa se bw'impatwe. Muri rusange rero gombo ituma nanone utandukana n'indwara nka hemorrhoide cyangwa se ibindi bibazo bifata mu nzira z'igogora. Akamaro ka kabiri ka gombo abantu bose bahuriyeho ni uko burya iringaniza isukari yo mu maraso.
Burya gombo ni nziza cyane ku bantu basanzwe bafite uburwayi bwa diyabete, kuko burya ifasha umubiri wabo mu kuringaniza isukari yo mu maraso ntibasha gutumbagira. Cyane cyane ikaba ari nziza cyane ku bantu basanzwe bafite uburwayi bwa diyabete yo mu bwoko bwa kabiri, cyangwa se abantu bifuza kuyirinda. Nanone burya gombo ifasha mu kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri. Ibyo bigaterwa na vitamini C ndetse na vitamini A dusanga muri gombo. Ibyo byose bikaba ari ingenzi cyane mu kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri ndetse no gutuma umubiri ukora abasirikare bazwi nka white blood cells bawurwanaho mu kurwanya ama-infection atandukanye ndetse n'utundi dukoko ushobora guhura natwo. Nanone burya gombo ishobora kugufasha kugabanya ibiro by'umurengera, uwo waba uri we wese, waba uri umugabo cyangwa se umugore. Burya gombo ishobora kugufasha gutakaza ibiro ndetse no kubungabunga ibiro byawe bikaguma mu kigero cyiza, bikagufasha kwirinda umubyibuho ukabije. Gombo nanone burya ituma amaso yacu amera neza, akabasha kubona neza. Ibyo bigaterwa na vitamini A dusanga muri gombo ndetse n'ibinyabutabire bibiri bizwi nka luteine na beta carotene. Ibyo byose bikaba bituma amaso yacu abona neza kandi bikarinda amaso yacu kuba yakwibasirwa n'uburwayi ahanini buterwa n'imyaka, ku buryo nyine ikurinda ubuhumyi. Twavuze ko turebere hamwe nanone ngo niki kigira gombo igitangaza gituma gombo ivugwa ikaririmbwa, buri wese akayivuga ko ari nziza ku mubiri wacu. Rwose burya hari ibintu bigira gombo igitangaza. Ikintu cya mbere kigira gombo igitangaza ni ibinyabutabire dusanga muri gombo bizwi nka antioxida. Izi ntabwo ari intungamubiri, ahubwo ni ibinyabutabire byunganira umubiri wacu, bikawurinda, bikawusukura, bikawirukanamo uburozi bushobora kudutera uburwayi, bikagabanya ibyago byo kwasirwa na kanseri. Ibyo binyabutabire rero ni ibi bikurikira: hari ibyitwa flavonoide, ibyitwa polyphenol ndetse burya na vitamine C yewe na vitamine A. Ibyo byose bikaba ari ingenzi cyane mu gusukura umubiri wacu ndetse no kunetraliza ibindi binyabutabire bibi bishobora kudutera uburwayi. Nanone burya ibyo bikaba bigabanya ibyago byo kwasirwa n'indwara zikomeye kandi zidakira, harimo nk'indwara za kanseri n'indwara z'umutima. Ikintu cya kabiri kigira gombo igitangaza ni ikinyabutabire cyitwa lectine dusanga muri gombo. Icyo kinyabutabire kikaba kigabanya ibyago byo kurwara kanseri zitandukanye ndetse kikaba gishobora no kurinda uturemangingo twacu kuba twakwangizwa na kanseri cyangwa se twarwara kanseri, ndetse kikanafasha umubiri wacu mu kumenya uturemangingo tugiye kurwara kanseri ku buryo umubiri wacu utwica ubwatwo. Ibyo rero bakabyita apoptosis cyangwa se programmed cell death. Aho ngaho umubiri wacu bawirwanaho kugira ngo ubashe guhagarika kanseri ndetse n'iyororoka ry'uturemangingo dushobora kubyara kanseri. Icyo kinyabutabire rero cyitwa lectine gituma umubiri wacu utahura kare utwo turemangingo. Ikintu cya gatatu gituma gombo iba gatangaza nuko burya igabanya ibinure bibi byo mu bwoko bwa cholesterol. Nk'uko twavuze burya cholesterol ishobora kuba mbi. Hari ibinure byo bibi byo mu bwoko bwa cholesterol bigenda bikazibiranya imitsi itwara amaraso ntatambuka neza. Iyo rero iyo mitsi yazibiranyijwe n'ibyo binure, amaraso atari gutambuka neza, hiyongera ibyago byo kurwara indwara z'umutima, indwara za hypertension, indwara ya stroke, kwangirika kw'impyiko zawe, kwangirika kw'umwijima wawe. Urumva ko ibyo binure bishobora kuba nyirabayazana indwara nyinshi zikomeye zishobora no kuduhitana, ariko kurya gombo utandukana n'icyo kibazo bya binure ntibikiri icyo bigutwara. Ikintu cya kane kigira gombo gatangaza nuko burya igabanya ibyitwa inflammation mu mubiri. Inflammation ni nko kubyimbirwa cyangwa se kuba organe cyangwa se igice cy'umubiri gishobora gusa naho kibyimbiwe bikamara igihe kirekire. Aho rero ibyo biterwa na vitamine C ndetse n'ibyitwa flavonoide dusanga muri gombo bigabanya uko kubyimbirwa. Burya iyo wagize inflammation iri chronique ishobora gutera ibibazo bitandukanye birimo nko kuribwa mu mavi cyangwa se indwara zitera kuribwa mu mavi no kuba habyimba, nk'indwara ya arthrite, indwara z'umutima ndetse na diabete. Twavuze ko nanone tureberebere hamwe uburyo wategura gombo mu gihe wifuza kuyirya. Burya rero hari uburyo butandukanye wateguramo gombo. Uburyo bwa mbere ni ukuba ushobora kuyikata nk'imboga ukayitogosa mu buryo busanzwe, ukayarura yewe wanayikaranze ugashyiramo akunyu, utuvuta ndetse n'ibindi. Biba byiza rero iyo gombo itekesheje amavuta ya elayo. Nanone burya gombo ushobora kuyikaranga ukayumutsa, ukaba ushobora kuyivanga n'agatunguru n'utundi tuntu, ugashyiramo n'uturungo, ukayikaranga neza kugeza ihiye nk'uko wakaranga imiteja,
hanyuma rero ukayarura yonyine gusa nta kindi wayivangiye. Ubwa mbere bwo ushobora no kongeramo amazi ukayirya ari imboga zisanzwe. Gombo nanone bashobora kuyikoramo isosi wayivanze n'ibindi bintu ugashyiramo n'ibirungo, nabwo birashoboka. Gombo ushobora no kuyikoramo salade. Hari ubundi buryo rero bashobora gukoramo gombo, ni ugutegura amazi ya gombo. Nabwo tuzakora ikindi kiganiro cyihariye cy'uburyo wategura amazi ya gombo, ndetse ushaka no guhita ubimenya tutari twasohora icyo kiganiro, wakwandika kuri YouTube wabona uburyo bategura amazi ya gombo. Nanone burya gombo ni nziza cyane, ni imboga nziza rwose zifite akamaro haba ku mugabo ndetse no ku bagore nk'uko twabivuze. Gombo ni igitangaza mu kuvura, ndetse ni kimwe mu mboga zikungahaye ku ntungamubiri nyinshi kandi zigira umubiri wacu akamaro. Rero nibyo twari twateguye ngo tuvuge kuri gombo. Hari ibyo udasobanukiwe neza cyangwa se ibyo wifuza kubaza, wabyandika ahagenewe kujya comment. Twazategura ikindi kiganiro cya kabiri kuri gombo. Twanze kukigira ikiganiro kirekire ngo kitaza kubabowarenga mukireba, ariko nyine gombo ni nziza. Ari nabwo bwa mbere ugeze kuri channel wakora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu ntibizajye bigucika.